reka duhere kuri Bainababo. Bainababo yavukiye muri Uganda mu mwaka w'1975. yakuze ari umukobwa w'intyoza ukunda kwiga no gukorera igihugu. yize amashuri abanza kuri Kako Primary School, aza gukomereza mu mashuri yisumbuye kuri St Charles Rwanga Girls Secondary School. Hariho yaje kuhava akomereza muri Progressive Secondary School aho yasoreje A level. Mu gukomeza urugendo rwe rw'uburezi yize muri Nkumba University aho yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'ubucuruzi marketing, ndetse yanakomereza muri Uganda Management Institute UMI. yakuye Masters degree mu gucunga amakuru Information Systems Management. mu mwaka wa 2021 yarushijeho guteza imbere ubumenyi bwe ubwo yakuye doctora mu bijyanye n'ubwirinzi n'ubushishozi Defense and Strategic Studies muri Makerere University. Urugendo rwe rwa gisirikare nakubwira ko yinjiye mu gisirikare cya Uganda mu 1998. ashyira imbere ubushake bwo gukorera igihugu. yatojwe bwa mbere mu ishuri rya gisirikare rya Kabamba. yitabiriye amahugurwa ya kadete kuva mu 1999 kugeza mu 2000. akomereza no mu mahugurwa y'abayobozi ba company command course muri 2008. anitabira amasomo y'abayobozi bakuru b'ingabo mu kigo cya Kimaka Senior Command and Staff College hagati ya 2016 kugeza muri 2017. yagize uruhare rukomeye mu mutwe ushinzwe kurinda perezida n'umuryango we Police Presidential Guard PPG mu mpine, aho yabaye umujyanama mukuru wa Janet Museveni, umugore wa Yoweri Kaguta Museveni. uyu mwanya rero yawumazemo igihe kinini, yerekana ubunyangamugayo n'ubunyamwuga bukomeye. mu mwaka wa 2021 yazamuwe mu ntera agirwa koloneli. nyuma y'umwaka umwe rero yahise agirwa Brigadier Jenerali, aba umugore wa mbere wagizwe umuyobozi wungirije w'urwego rw'ingabo zidasanzwe Special Forces Command SFC mu mpine, urwego rukomeye cyane mu mutekano w'igihugu no mu gisirikare cya Uganda muri rusange. muri 2021 Brigadier Jenerali Bainababo yinjiye muri politiki y'igihugu, ahagarariye ingabo za UPDF mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. yagize uruhare mu biganiro by'ingenzi bijyanye n'umutekano, uburinganire n'uruhare rw'abagore mu nzego z'ubuyobozi. yatorewe kuba umuyobozi w'abadepite bahagarariye ingabo za Uganda Dan of the UPDF Parliament Caucus. nubwo afite amateka akomeye n'insinzi nyinshi, Bainababo yagiye avugwaho imyitwarire itaravuzweho rumwe. nko muri 2023 yavuzweho gukubita umukozi wa ambasade ya Uganda mu Burundi, aho byatangajwe ko yamuteye igikombe mu mutwe. hari n'andi makuru yavugaga ko yakubise umurinzi we ndetse yewe n'undi musirikare wa UPDF. ibi byatumye yoherezwa kwiga mu ishuri rikuru ry'ubwirinzi National Defense College Ijinja kugira ngo ahabwe amasomo y'inyongera ku bijyanye n'ubuyobozi. Bainababo uyu ni umubyeyi w'abahungu babiri ufite ubushobozi mu micungire inshingano ndetse yewe n'ubyitange mu gukorera igihugu. nubwo yahuye n'imbogamizi mu mwuga we, yakomeje kugaragaza umuhate n'ubudacogora, afatwa nk'icyerekezo n'icyitegererezo ku bakobwa n'abagore bifuza kujya mu nzego z'umutekano. Brigadier Jenerali Bainababo ni urugero rwiza rw'umugore wihaye intego yo kugira kure atitaye ku nzitizi. yerekanye ko umugore ashobora kugira ku rwego rwo hejuru mu nzego z'ubuyobozi bw'ingabo no mu nteko ishinga amategeko, kandi agatanga umusanzu ukomeye mu guhindura igihugu. nubwo ahura n'ibibazo rimwe na rimwe, ubunararibonye n'uruhare rwe ntibishidikanywaho. nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa ko bimenya. ngaho kora subscribe, ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. ibyiza byinshi byo mbifuriza.